Ismael Mwanafunzi birashoboka kutungugira ngo ntabwo ari we ariko ni uyu nguyu. Njeno bise inkuru iteye agahinda Chanel yatubara ifunze koko ibyo twakoraga byari urumuri ariko ubu bisa n'ibizime. Abafana baraturira amarira bavuga bati Mwanafunzi garuka, ariko nziko ahururu uratekereza utegura komera guhaguruka. Ntibizahora bityo urumuri ruzongera kwaka nubwo bafunze urwinjiriro ijwi ryawe ntirizahagarara. Ntibizahora bityo ukuri kuratsinda ikinyoma. Mwanafunzi komera kandi humura abakunzi bawe baracyagutegereje. Hari abavuze byinshi abandi baraseka ariko Imana izi ukuri kose. Ibyo wakoze byose bifite umumaro ntibyazimira mu mwijima. Urukundo rwawe rwageze kure abanyeshuri baracyumva inyigisho niyo YouTube yagufunze ubutumwa bwawe ntibwigeze buhagarara. Igihe kizagera uzasubira ku rubuga ugarura amajwi y'ibyiringiro. Ntutinye urugendo rurakomeza kuko imbaraga z'Imana ziragufasha. Ntibizahora bityo urumuri ruzongera kwaka nubwo bafunze urwinjiriro ijwi ryawe ntirizahagarara. Ntibizahora bityo ukuri kuratsinda ikinyoma. Mwanafunzi komera kandi humura abakunzi bawe baracyagutegereje. Mwanafunzi ntucike intege uko bafunze bazongera gufungura. Abakunzi bawe baragukunda kuko ukuri ntiguhishwa burundu. Ntibizahora bityo urumuri ruzongera kwaka nubwo bafunze urwinjiriro ijwi ryawe ntirizahagarara. Ntibizahora bityo ukuri kuratsinda ikinyoma. Mwanafunzi komera kandi humura abakunzi bawe baracyagutegereje. Mwanafunzi ntucike intege uko bafunze bazongera gufungura. Abakunzi bawe baragukunda kuko ukuri ntiguhishwa burundu. Ntibizahora bityo urumuri ruzongera kwaka nubwo bafunze urwinjiriro ijwi ryawe ntirizahagarara. Ntibizahora bityo. Inkweto imbusane kumva ko bisanzwe ushobora kunyagirwa bakumva ko nta kibazo biri mu bintu byatumye abantu bavuga